Ndi Papa Sava. wanyitayeho koko. Ese yo mwitabone kuko digide. Ese ko nyine naje nkabona wowe wibereye mu by'amakayi ngewe ntume nakanya ngo tuganire. Gana usura amasaha mabi utanabanje no kubaza abantu. Ko nawe amasaha menshi pe. Saha yose n'igice koko use nagunaniwe. Si by'icyongereza. Ese hari akandi kazi ngira digide. Icyongereza urana nubwo rushye koko. Ntabwo mba ndushye kandi mfite n'ikizami muri iyi minsi urumva rero. Basireka tuvuge gakeya basi maze wongere ugire sukuna ariko hano ngiye ari kure. Ntabwo ibanze ukajya ahantu kaza hano uvuye. Oya ndavuga gusubira mu rugo ntashye. Hari ikibazo se? Hari ikibazo? Ko nari ngukumbuye. Ariko uri nkumbuye wowe ko buri munsi uzabitwarira ngo urankumbuye. Shana mukumbuye n'ukuri. Oya nta gushaka kubona ku ishuri ngo navugishe unansure unagire gute. Rukundo rwanjye nawe n'ukuri. Komeje kugorana. Shanje mba narworoheje niho rugora. Hasi se no gushaka no kumana agakundo gakenya wenda. Uribuka neza ko ndi gusoza kaminuza? Urabizi ko umuntu agiye gusoza kaminuza yandika igitabo? Ndabizi. None se digiti. Ubu koko nabona umwanya wo kwandika igitabo, nkabona umwanya wo kujya mu rukundo nawe digidigi. Uzi n'ukuntu uri nitesha mutwe. Ariko ntabwo nditesha mutwe. Kubishaka se bigutwaye iki? Kugira gute? Kubishaka gusa ukavuga uti ngiye nguhaye umwanya. None ukanganiriza ukanyitaho. Jerega no sibona nanyurwa. Ndanyurwa n'ukuri. Nanjye ikintu mba ngusabye ni ukuma akadonyo gusa kumwanya tu ukaniga amatwi nkakuganiriza kumuzira ugashira gataha. Ukamfasha iki se muri ubu buzima? Ukamfasha iki muri ubu buzima? Nyamara nawe umenye ko bwira bimeze. Ko bwira bimeze bwira izuba rirenga none se bwira bimeze bite? Rero nkubwire. Nuko wenda akakanya ntaragira ariko nanjye buranibona umusore ufite icyerekezo. Ejo wanjye ntabwo ari habi. Nanjye nukuri cyo nyitaho mpakanya. Mbega navuze ngo ejo hawe ni habi. Ariko birasaba imbaraga nyinshi. Simba nazishyizemo. Simba nazishyizemo. None se umeze uteshere. Sigaye nanyita sheri. Sigaye nanyita sheri. Nyine nari inkodo y'ukomeza. N'akantu wanyakirije ntaki. Watebya. Neza. Utemere wawe uri seriyeze? Suko ari seriyeze ura ntagira amahane. Murasa byataye. Bose bagaba bintu.
muryoherwe muryoherwe njyewe usanzwe igikoma igikoma se wa mubyeyi we aya masaha aya navuye mu rugo mfashe akantu k'igikoma nyine saa ya saa sita ubwo kibangutse nyine guhita nyuma saa sita vuze ngo iyi ni igikoma ntabwo ari ukubasuzugura nyine narinyweyeho ariko ntabwo igikoma ngikunda cyane cyane ariko ndakinywaga nanywa ariko nanavuye mu rugo mfashe akantu nyine narinyweyeho kugira ngo ntabasuzugure. usuzugura abandi se usuzugura abandi unywa si ibyo wakwinywereye ugashira inyota. Igikoma se wa mubyeyi we igikoma ari ukuntu cyananiye nyine ntabwo njya nkunda kugishobora cyane cyakoze wenda ntacyo ariko ntari wakongera ugasoma tukareba se ko hari ikibazo uragira wasomyeho gakeya ariko nanyweye ntabwo byakunda ngo wongere usomeho akandi nako ntabwo wabasha kukamira gakeya niyo wanywa kenshi ko kikirimo se no mu ijyaga urumva kameze gate? kiraryoshye n'ikingano kiraryoshye. Igitabo cy'ingano ntabwo wagishobora igitabo ari icy'ingano ntabwo wagishobora. Igikoma rega no kuri izuba mubyeyi we igikoma nyine igikoma yego nyine ndakinywa ariko nta kibazo. murakoze mbese uruwaye ko mbona amaso ataraya nkubona niba nkubonye nk'inshuro ebyiri niba ari zingahe? hano ni ubwa gatatu mbaje. ukaba uturuka he? uruwaye ntabwo ari kure cyane ariko harimo akagendo njye nitwa Digidigi Jean Bosco ndowe nangaha ariko ugiye kugera kuruza kuri urabona bamena amakonkasi ku mugabo ufite akabari iruhande rwabo babaga n'intuza babaga ni bakunze kubaga n'ingurube ni hariya ntuye. so nendeze iwanyu ni nyine so yitwa nde? ni aho ingurube bazibaga ntabwo mbashinzwe no kuhamenya buriya ntabwo njya mbimenyera. papa wanjye bamwita Bakaripa yarabazaga hariya ari ako gasantere. muratuye se? muratuye oya cyangwa murakodesha? oya turakodesha ariko hari amazu dukodesha nyine iwacu hari niyo ngiyo nyine njyewe aho mba turagize ariko aho baratuye njyewe ndagira. aho uba se ni muri geto y'iwanyu? aho uba ni muri geto y'iwanyu cyangwa ni ukodesha? harimo inzu zo mu rugo ariko njyewe yombamo n'iyindi yo nagiye gufata kanjye ko ku ruhande. warize se? narize ngarukiye mu wa gatandatu. ubanza se cyangwa wisumbuye? wa gatandatu ubanza? nagarukiye mu wa gatandatu ariko sinabona nyine buruse ngo nkomeze nyine kaminuza nyine kubera ko intuza ntabwo nabonye amanota nyine ya buruse mu wa gatandatu. ntabwo wabonye amanota ya buruse? ntabwo byakunze. iwanyu se ntabwo bakurihira? oya urumva njyewe nyine kubera ko iwacu naje mu muka data noneho hazamo utuntu tw'utubazo nyine kurumva bizamo n'induru noneho ndavuga njye yerekana yaranje nyine nk'umuntu w'umujene ishakira ubuzima ku ruhande tu. shaka ubuzima
nta n'umwuga oya umwuga ntabwo nari nafatisha neza ariko ndimo kubipanga nyine ariko nkora uturimo nyine turaka two gushakisha nyine two gushugurika nyine hirya no hino no kogosha ndabizi ibyo kubaninga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubuzima. wambwiye niba ntamvise nabi ngo wize iki ngo wize iki neza ibintu bya mege ni ibiki ni mekanike na histoire na histoire hari igikoma cyakunaniye ariko nanyoye umva mwana wa nanyoye umva rurihe mbese umva byahariye ugenda uzana n'umuntu uyu sinzi niba ari umuhungu niba ari n'umugabo yarukunzanira amazi genda umuzanira amazi ndabona igikoma kimunaniye ariko ntamwiza ubundi se mu buzima busanzwe uri iki uri umugabo uri umuki mu buzima busanzwe ndi umushere umusore ubwo se ufite imyaka ingahe ufite imyaka ingahe habura gatoya ndabura mikeya kugira ngo yuzure ntabwo ndi muto rwose urebye niko mukoma waba w'uyu muhungu ugiye inshuro zingahe reka nta na rimwe ndajyayo umuzi he muzo hepfo mu gasantere niho nkunda kumubona mvuye ku ishuri hageze na hano mu rugo ntabwo muzi bigiye kure n'ibyo ngibyo byonyine muzi none se umva nkubaze umukobwa wamubonye bwa mbere umubona wamubonye nyine urumva njyewe bwa mbere nsanzwe muzi namubonye ku ishuri none se umva nkubaze uyu mukobwa niwo murihira minerval niwo mwishyurira oya ntabwo ari wo mwishyurira ishuri subirira ongera utangire bundi bushya wambwiye ngo aho hari inshuro zingahe uhageze inshuro zingahe ntabwo wumva neza nongera ijwi n'eshatu inshuro eshatu zose kwiga ibyawe byaranze wananiwe kwiga niba waranabinaniwe niba warabuze uko uniga none uhoza akarindi muri uru rugo umva nkubwire uru rugo ni urw'umuvandimwe wanjye kuba yaragiye nkaza nkasigarana n'umwana ngo umwiteho mukurikirane umwana ntarabura icyo arya ntarabura icyo yambara yewe ntarabura na minerval y'ishuri none ntusiba guhoza karinda ahangaha muri uru rugo umva nkubwire aramutse atagize amanota nk'ayo yagiraga byose biri ku gahanga kawe turi kugendana neza uri kumva ariko sinkuze wa musore ubundi ndakubaza wambwiye ngo harya imyaka ibaye ingahe gatoya nanjye kugira 40 ingahe vuga cyane twumve nari ngiye kuzuza 40 ubwo si iyo myaka ko numva ari akayabo umuntu udatekereza ngo harya wize mege ngo ni mege teke
ku buryo uhora mu rugo rw'umuntu aya masaha buri munsi izi saha abantu benshi bari mu kazi. ariko wenda mwabifashe nabi nuko nari manyuze nyine musuhuze umuntu w'inshuti noneho umusuhuze nyine nta munabi n'ukuri wari urimo kandi ibyo si ibitabo yasa amakaye ntiyari ari gusubira mu masomo wabonye kwiga byarakunaniye ugira ngo n'abandi nuko ku buryo wirwa uhoza akarenge aha nta wundi murimo wakora niba utarashoboye gukomeza kwiga ntiwajya no gufata ibindi biraka aho ngo babaga ingurube ntiwashobora kuzorora se ugenda uzorore nta handi ushobora gusaba akazi niwembaza wikanura amaso ngo ukanaguzwe ndakubaza nta kindi kintu ushobora gukora urumva nta kandi kazi washobora ntabwo ashobora none n'iki kikubunza aha niki kikubunza aha muri uru rugo ariko ntabwo narinje nyine ngo umusuhuze usuhuze nde none se waruje gutereta waruje gutereta cyangwa waruje gufata irembo siwe mbaza muri ibyo bintu bibiri waruje gukora iki icyari kikuzanye kimwe n'ikihe uje n'iki uje n'icyaha nari nzamutse n'akamoto ariko niba atari ibanga mbaye umbwire paritse iki hanze ntacyo ngeze ko ngiye noroshye ubuzima mu buzima busanzwe nizeye na moto no kumanuka no guhita mfata akagare nimanukirana ntabwo muze ngiye kwigora rwose nuko nawe niyizi moto niyo undi waruje nawe ni umutari niyo wari uteze niyo nari nteze ariko sumva nkubaze wa musore niba uri digidigi niba harya wavuze ngo wize iki wavuze ngo wize Meg mwana wa Meg ni iki yize iki Meg iyo M ibanza ni imibare mathematics none ko nari numvishe se avuga ngo yize ngo ibintu bya mekanike ngo ni mibiki ariko umva nkubaze ko kushyize mu gaciro wize imibare unanirwa no kubara neza mu mutwe wawe gutekereze none se umuntu utazi neza no kwase ko batuye ariko buriya wancabirikanije urancabiranya ugira ngo nubwo nshaje nta bwenge ngira umbwira ko kwase utazi ko batuye ngo hari amanegisi cyangwa amageto mukodesha ugacwaho uraba utagira n'igare utagira n'urupfumuye ugahoza akarenge muri urugo ushaka umukobwa wanjye umukobwa w'umuryango uyu ni uw'umuryango urumva neza noneho tekereza wateze igare ugacwaho utakabaze na riye abandi bahungu bari mu kazi ubu bagiye mu gushaka ibiraka umwana ari mu masomo ari kwiga sinabigusobanuye ko usanze yiga kandi nawe uri kubirebesha amaso yawe umunsi yatsinzwe iri somo n'iri na rimwe ufite ubushobozi uri tayari kuryishyura niwembaza none se numvise urimo kwivugishwa ngo yakwirengagije ngo nareke muganire ngo nakwakire uramusinyira sheke y'amafaranga he kugira ngo ajye kuri banki kuyazanayo yishyura ibyo araba yakwakije ufite angahe se mu mufuka unywa iki ukunda iki nicyo ushoboye gufata amana ni akamitsingi ni ubuhe bw'inzoga unywa si wembaza ntabwo ari wembaza ngewe ariko ngewe mu by'ukuri ntabwo nari ngoye kandi nta kibazo narinje ngo umusuhuze nta kindi umuntu inshuti ariko abagabo barabona ko ababyeyi namaje kubona ko birizwa mu nzu n'ubusa ubu urabutuye ego mwana wabuze nyine n'inkweto zatangiye gutanga intashyo ubwo se niba utabasha no kwigurira urukweto
ntiwigurire agasaha nk'abandi bagabo ahari biterwa n'uko utanamenya n'igihe byibura iyo usanga ufite isaha banamenye n'igihe wirirwa ubungira mu ngo z'abandi ukajya ugenda bavuye ku mirimo iwanyu nta bogoshi bahaba se ngo nibura ugerageze kwiyogoshesha n'icyo cyanwa cyakurariranye reba iri vumbu uzamutseho no kurundamo akagofero byari bikunaniye ariko bagenzi we ubu kwiga byarakunaniye urangije ukadevagura n'ibyo utize ubivangavanga uje gushaka umukobwa w'umuryango ubu se mama wabanje ukamenya uruhande uherereyemo ukamenya icyiciro ugezemo ubu se wabona inkwano zingahera bibaye ngombwa ko umurambagiza cyangwa wamuguha wamukwa zingahe kuvuga se birakunaniye ufite inyota bagushyiramo ikindi gikoma niwembaza wakubwira ngo umukwe wamukwa inkwano zingahe butagira n'igare wabuza n'umwana muri karitsiye utira cya gitogotogo se bagendesha cy'ibiti ngo uze nacyo utitwaje kuvuga ngo uratega umunsi uzajya utega se ukabura abakujyana bigiriye mu kazi kabo uzararaye umva digidi niba ari nako witwa ntari kirisitu warya iri kirisitu ninde ngo witwa digidigi nde Jaboseko umva rero wa muhungu we uyu mukobwa umurebe wirebe nabyumvishe mukecuru uvuze ngo ni ngewe se mukecuru utabona wambesiriwe nakwihanganira ukagira ngo ngewe ndagafuka imvugo arimo urumva nonde mose dore kwasa uzi ko nagushwanyurizaho imyenda n'ubundi ugatahana ubushire kandi wenda ari niyo watiriye cyangwa tuziture yambwize kurira ahangaha n'ubundi utuye warapfuye nabi ubu urabushogosheye urabungeye utambitse ibirenge uraza winjizamo amakaro no mu ntebe ngo ba urasutama ubu byaragucanze none bije ubizanya ahangaha ndavuze ngo nundi munsi fata iki gikomo banze kimwe kwanza kimwe nibura norohereza izindi ngo z'abandi burwo bwerabweramo ubu kuko nubundi nturataha ngo ujye kwasa niba unahagira rimwe kabiri fata iki gikomo fata maguruke we maguruke uyu muntu wari wamumbwiye iyo ubanza ukamusobanurira mbere y'uko aza kuntera umwaka fatwa cyangwa mene hino jyaga yuzuye amazi ariko nta kibazo ndavuze ngo kimwe ukimare urangize nkwereka inzira yakuzanye kuko ngo ibyo nakubwiye byose waba wanabyibagiwe niba utazi ibyo wize ukaba utazi ko so yubatse bari mu nzu yabo ngo bakodesha cyangwa bubatse ubwo urumva mu mutwe ari tayari nturakinywa muvangira amazi igikoma n'amazi mbivangire rimwe bikuvangira ubinywe noneho bivangavanze cyangwa uteze ijyaga yose uyimara na iwanjye bintu by'ibigoryi bitagira ubwenge ngo byarize urabashagushera ufungura igipangu uraza geme saa sita ngaho uraha saa tanu ngaho uraha niba utagira umumaro ntushobora no kuryama muri geto yawe ngo usinzire uzakumburiza umwana amahoro gusa umutesha umutwe umuntu rero batagira nepfo na ruguru arangije ajya kwipima ku mukobwa witeje niko ndakubaza nta bandi basore mwiganye bashobora no kuza bakakunganira icyo wumva utazi ukagisobanuza uyu muntu utazi nibyo yize yagusobanurira icyanga nturere ko asuzuguye mumbwirire mu kajwi kawe keza utikiwe bivuge ntarabisubiramo wanyoye icyo gikoma ntabwo bari ako kinywe njye rero ubundi buriya nanga agasuzuguro narangiza nkahura n'abakanira wari uje gutera umwaka aha wari uje gusutama mu ntebe uzi amafaranga nkoresha kugira ngo nzoze ahangaha uzi omo ihakoropa urangije uza kubyinishamo ibyo bibyinisho byawe byashwataguritse mwavuba se
mwavuba cyangwa unsukiremo n'aya mazi ndi kukinywa reka rero nkubwira ujye wishima wishikira ujye ugenda mu ngo wabanje kuraguriza nta soni mwakamwe basi mwasevu sorute hanze inzira yakuzanye niba uyibuka genda genda se genda ukakuriraho n'undi munsi ntuzangarukire mu rugo hano ukuntu urugenda murugetura buriya dore biriya n'ibyo bya mayibobo biba biri hariya byiba uriya muntu ndakurahiye n'imamo y'Imana n'amashuri yavuze ntayazi nta nubwo yayizi mwana wawe uri ukuyemo iriya somo ni ukwiga cyane nkazirinda kuba ingegera ko kimeze kirekezo y'amaso hariya genda wowe ukagenda mu gicuku reka nkubwire buriya asanze nasenze ubundi amahirwe yagize nabyutse ndavuga ngo Bikira Mariya Nyirimpuhwe uri umubyeyi w'ineza ujye uturinda kuvuga nabi iyo ntaba nasenze mba mwihishe cyangwa nkamukuramo iriya myenda akagenda yambaye ubusa have cyo umwana ujye kugushakira ibyo urya guma wiga uzaba umuntu ukomeye iki gikoma ntukakinywe ndetse mu kanya nkuzanire ji cyangwa yogati ugazi z'amafuti y'ubusa Papa Sava.